Reka nkubwire uko namubonye, reka mukubwire uwabarushaga intambwe akabarusha urukundo no kwirinda, utisunzije cye ntamushyikire, agaca bugufi ngo ashyikire bose, yatega amaboko akakira bose. Yari umusore w'inseko nziza yuje urugwiro, w'igituza gisobetse urukundo, abatabizi bakagira ngo ni ya Mikaya, benshi bagira aho bihisha akuya, bataterura ibyo byuma bagahora babebera, ntibahagarare mu nkera y'imihigo. Reka mubabwira ubuheta bw'ababyeyi, akaba umusore w'ubwonko bwuzuye rwose, akaba adasumbwe mu mashuri na baruringaniza babuze aho bamuhera, batigenda ntawakumeneraho rwose, izo mpamyabushobozi bazimuha bagononwa ariko azitahana zose. Yari umusore w'ibigango usobetse hose, w'uburanga bwahogoje izo nkumi zose, maze yamwenyura buhoro cyane bati nguyu urwema nyine imigabo cyane, umusore waduhogoje twese. Akazegera zisetsa cyane ariko kandi anazubashye cyane ngo hatadahuga agakora hatagomba. Yari umusore w'ingeso nziza, reka mubabwire naramubonye, reka mubabwire ayo majwi yiwe ampora iteka mu misokoro, namutegereza zigatekereza zigacika numva. Yari umusore wubaha cyane, akarinda neza bashiki be rwose, riga niba mbeshya mubaze mushiki buriya wamubanjirije umuzi neza, kuko yamugaga mu ntege yemwe. Uwo musore yari yoroheje cyane, akirinda mu bintu byose ngo adahuga agahuza bose. Yari umwari umutumaga akagenda wamuhamagara akaza kuko upfura yabugize intego. Yacaga bugufi cyane ngo areshye natwe twese, kandi ntiyavanguraga ndabarahiye. Reka mbabwire uwo musore utari umushakamba ariko kandi utagira imbeho mu nda. Reka mubabwire ubuheta bw'ababyeyi, reka muvuge wakinguye amarembo agakiza kakadusesekaramo twese. Umunsi ahura n'uwo mwami wo mu bice yo hejuru y'icyaha kitarangwa na busa rwose, yarinjiye ababyeyi bati Rwema noneho ku bwiza bwahuye no kwisiga ahuye nande uwa none. Nawe ntiyatinda asubiza yemye aterega nahuye n'umwami bahatse bose, kandi uwo mwakire ntasubiraho uko yaje, niyo mpamvu umunanira cyane nuko nahuye n'uwezo birusha bose. Arongera Rwema ati babyeyi mwanjye baruterega nanjye munyemerere nababyara inzira ndayizi. Ni munyemerere mbibabwire nibyo ntawe usubira mu nda ngo agaruke ku isi, kandi niyo byaba ari byo sinababyara. Ariko iyo wakiriye wampinduye uvuka ubugira kabiri, erega niryo niyobera ariko ntitayobera uwayobotse neza. Ubwo nibwo kuvuka nimwemere mujyewe mwese, nibwo tuzabana iteka tudatandukana, kuko tuzatuzirikana umurunga akatwomekanya iteka. Ngo kuko Rwema yinjiranye inkuru nziza turayumva, bukeye dukwira umubiri wose, none n'ubugingo bwarafashwe ntituzarekura ndabarahiye. Uwo musore wasabetswe n'urukundo akagira ibiganza bizira ubwiko, akakira umugana wese n'ukuri ntiyarobanuraga aho bose. Ateye uwabuze aho uba ngwino usange, afata abo bana bose b'amoko yose arunda mu rugo rwiwe, barasusurukirwa cyane. Mu rukirwe ntihavuyemo n'umwe, ariko akagira ati fata umwana wese nk'uwawe. Nubwo yari yarasabitswe n'amahoro cyane agatanga urukundo aho ari hose, ababisha ntibabikunze, babanga heza bakanga ibyiza ntibamurebeye izuba, ariko ibyo ntacyo bitwaye. Yubatse izina kera aho aciye hose bati ni mwene data, bakamwita ku kazina bahimbawe. Erega no mu mataha ye ntawe yavunye rwose, no muri abo banzi bamuvuze umwe rwose, yagiye yemye Rwema basabira bose ati nimuhumure umwami Yesu ari ku ngoma, bateze yombi nimubyibuka mugatakamba nta kizamubuza kubumva. Nimwumva umusore usobetse neza wamenye ibanga ry'ijuru rwose, agakurikiza amahame y'urukundo. Ababisha bamushoreye cyane yibuka inshuti ye Garasiyani, nibwo abwiye umwe mu bahigi ati hangane gutume kuwo nkunda uwo twasangiye iryo jambo ryaduhaye ibyiringiro, ngahahurira inzira yanjye ngo igihe ntashye ntazayenyereramo rwose nkayigwamo. None Rwema umusore w'ikirenga ngiye nemye nta pfunwe nta cyaha, erega ntabwo baho ngenda hazi kandi abera bantegereje bose. Iryo ni ibanga utabasha kumva uri mu nduru, ariko hari ibyiringiro aho ngiye barayinkera bategereje kuza ko abanesheje, ngaho aho ngiye nawe uzazi. Atumbwirire Garasiyani ataragiye w'igikundiro cyane, nutagwa isari muzahura. Atuwambi n'intumwa nziza nkayituma kuri bashiki banjye, nkababwira ko nta gahinda kuko ntashye gitwari n'ubundi mu isahasi w'iwacu. Nabwira turumuna twanjye nti murakomeze mutwaze igitwari muharanira kugera ikirenge mu cyanjye, n'ubundi nimwe munga mu ntege bana. Uwambi indi ntumwa nziza, maze nkayitumira ku banyibarutse nti babyeyi mwagize neza, kuko uburere mwampaye nibwo bwatumye ngira aho ndi, nuko nisize nshimye. Mbega numa k'iwacu uri hehe ngo nkwitumire kuri abo bashumba baziyoboye zose? Uti muritonde ntimwongere kandi ntimugabanyeho na rimwe kuri uwo murage mwahawe, dore ibyo kuri cya kirwa bisohoye byose nzabye zirameneka rumwe ku rundi, kandi umuvuzi w'iyo mpanda yibatuye ndeba, mwitondera akamanyu k'umutima mutazi. Nabwira bene data bahamagaye bose ntimwitonde, iby'inyuma birarusha iby'imbere birarusha iby'inyuma kurura cyane. Muryanye imba z'amenyo mudahuga kandi mudahugana, muramenya murinde ibiganza ejo mudakora ku gitera mukagurisha agakiza kanyu. Nabwira watatiye igihanga agata Bibiliya yera akabatura inkota nturi ikigwari, ariko kandi hari amahirwe n'ibyiringiro kuri bose. Shira impu musabe ikigongwe, humura Yesu ntareba nk'abantu atura utabarwa.
Yarangije kuvuga ibyo byose igare riba riraje aryurira atazuyaje rimurengana bamureba ariko ntawamenye iyo aciye. Kumubona bisaba guteguza ndetse no kwitegura cyane urwo rugendo rusozwa n'abirinze bakarinda icyo bahawe. Iry'ababyeyi ni Nyetera Eugene wavutse neza ku manywa y'ihangu, uw'imbaraga z'ababyeyi zisuye ubugira kabiri ubuheta bw'ababyeyi muvuze uko ari. Nitwa Jane Umunezero.